Bavandimwe, amasomo matagatifu liturujia iduteganyiriza kuri iki cyumweru aratubwira iby'ingoma y'ijuru akoresheje ishusho y'ubukwe. Twakwibaza kubera iki ubukwe? Icya kabiri, kubera iki umwambaro w'ubukwe uhabwa agaciro gakomeye? Icya gatatu, dukora iki ngo dutegure uwo mwambaro tuzinjirana mu ngoma y'ijuru? Nk'uko tubizi, ubukwe bugaragaza ibyishimo cyangwa se burangwa n'ibyishimo, bukarangwa no gusangira kandi bugategurwa. Ingoma y'ijuru tuributswa ko ari ibyishimo bisendereye tuzabona birenze ibyo tuzi muri iyi si, ariko kandi tugomba kubitegura. Kubera iki umwambaro w'ubukwe uhabwa agaciro gakomeye? Nk'uko tubizi, umwambaro w'ubukwe ufite agaciro ko kongera ubwiza bw'ibirori, bityo ukongera ibyishimo by'abahujwe n'ibirori. Niyo mpamvu twumva mu ivanjiri ngo utambaye umwambaro w'agaciro yasohowe mu birori, rimwe na rimwe tukaba twatekereza ko yanarenganye, ariko bitugaragariza mu gutumirwa ni kimwe, kugira umwambaro w'ubukwe ubikwiye ni ikindi. Umwambaro w'ubukwe rero ni ingenzi. Twebwe rero dukora iki ngo dutegure uwo mwambaro w'ubukwe? Umwambaro w'ubukwe urategurwa. Umwambaro w'ubukwe kera ngo barawuhabwaga abagiye mu birori kugira ngo ibirori bise uko nyiri ibirori abyifuza, hanyuma ukaba wawambara, ugasabwa kuwufata neza. Natwe Imana iduha byinshi mu buzima bwacu, uyu munsi duha imbaraga, duha ubushobozi. Umunsi ku munsi ujye utubera umwanya wo gusukura umwambaro wacu mu bikorwa byiza, kwitangira abandi, dufasha abandi.